ugaheruka umwana umubyara ukamusigira mama wawe iyo hepfo mu cyaro afite amezi, ukagenda babyeyi by'umwihariko b'abamama cyangwa se abakobwa muri rusange, hanyuma y'uko ukoreye amafaranga aho wagiye gupagasa ngo ufashe wa mwana wasigiye sekuru na nyirakuru, ugabona ababyeyi bawe ukayabohereza ukamitaho, utekereza iki ku bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe? This suicidal spirit, uyu mwuka w'ubwiyahuzi waje kugera ku rwego, kuri urwo rwego gute rw'uko umwana w'imyaka 12 yumva ko niba yishimye iryo niryo tangiriro ry'ubuzima, niba ababaye iryo niryo herezo ry'ubuzima, niba icyo asabye ntagihabwe, niba icyo akoze ntikigende, niba hawe igihano umwanzuro ari ukwiyahura agapfa, umwanzuro ari ugufata umuhoro akagenda agatema mwarimu ngo nuko yamukosoye mu ishuri. Kuba warafashe umwanzuro wo kumira iryo banga ryo kumubwira papa ukavuga uti sinzabimubwira kabisa, utekereza ko uwo mwanzuro ari umwanzuro urimo ubuhanga? Ibyo waba upfa na se byose, ibyaba bitabahuza, ibyaba bibahuza byose, ubushobozi waba umubonamo, ubushobozi waba utamubonamo, bwira umwana papa we. Turihira amashuri abana bacu akomeye, tubagurira imyambaro myiza, tubahurira amafaranga menshi pe bifatika, ariko igitangaje sibyo, igitangaje nuko twibwira yuko ibyo ari aho ngaho birangiriye, kandi siko kuri. Ukuri nuko umarane nawe umwanya, murarane sibyo, umwana umupfumbati, umuhoberi, yumve that parental affection. Urishyura amafaranga menshi yo kwigisha, yo gukora intiti imaze ubusa, yimbura mu mara, intiti yimbura mu mara. Most surprising thing is that these kids, most of them are from rich families. Sibyo, they are from the families whose their financial status are upright. Kuri Done Media TV ni ukurikiranye ikiganiro k'ubumuntu. Nitwa Don the Great, mwayi ikaze nanone. Twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga kuba umuntu nyamuntu. Uyu munsi rero turagarutse. Birababaje cyane kumva umubyeyi yabyara umwana akamuhisha umubyeyi wamubyaye. Iyo yaza byibuza kwihangana akaza kubwira uwo mwana ko papa watakiriho byibuze, ariko akumva ko yabyawe n'umuntu w'umugabo. Kumva rero umwana umubyeyi we ni muri babaje, umwana yari yavuye nyine, yamukomeje kumubaza ati papa wanjye ninde ari hehe, kumuhisha. Ariko iyo aza kumubwiza ukuri byibuze akamubwira ati nubwo byari byose papa tutari kumwe, ariko yitwaga gutya na gutya. Abana ntabwo ari kugira ihungabana rimeze gutyo, yabitewe n'uko yahungabanye. Uwo mubyeyi akwiye kugawa cyane kubera ko yahemukiye umwana yazaye umubyeyi gito. Wenda kuko uwo mwana yiyahuye afite ikibazo cy'uko atarabwiwe se, yaza kumenya se wenda byibura yari kwiyahura. Uko bisa kose mfite papa, nubwo nta cyamariye ariko arahari. Of course, kurikije amajwi umaze kumva, birashoboka ko amaze kumva aho turi buze kwerekera, aho turi buze kwibanda. Hashize iminsi, hashize igihe havugwa inkuru zitandukanye zijyanye n'abana babaza ababyeyi babo, cyane cyane ababyeyi baba mama, batese papa ari he, papa yagiye hehe, papa ninde. Ibyo ni ibibazo bibazwa cyane ababyeyi baba mama, ariko kibaza ngo se iyo kibazo cyakagombye gutuma umwana w'imyaka 12 yonyine afata umwanzuro wo kwiyahura, kwiyambura ubuzima agapfa kubera atabwiwe se? Ese byaba bifite ubuhe buremere? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cy'uyu munsi k'ubumuntu. Kuba umuntu rero ni ukuba umuntu wuzuye. Icyo mvuga hano, mu gihagararo uri umuntu uko tukubona, ariko muri weho, mimbere muri weho
hagombye no kubamo ikarita y'ubumuntu ikuzuzaho ubumuntu. Nk'uko telefone iyo uyikuyemo simukadi utabasha guhamagara, simukadi iba iriho abantu, natwe niko tugomba kugira ikarita y'ubumuntu iriho elements cyangwa se element zitwuzuzamo ubumuntu. Watakaje iyo karita aba ari umuntu mu gihagararo, ariko mu by'ukuri mo imbere ubumuntu bwe bucagase. Ikaze nanone rero by'umwihariko, reka dutangire gutya. None se kuko muri iyi minsi tugezemo, urubyiruko rw'uyu munsi, ubwo reka mperaho, rukomeje kurangwa n'imyitwarire idasanzwe, ikomeye cyane na ndetse akenshi na kenshi iganisha ku rupfu, abenshi bakabura ubuzima. Abatagize imyitwarire cyangwa abadafashe imyanzuro iganisha ku rupfu bafata umwanzuro wo gukora ibikorwa bigayitse kandi byangiza. Mu minsi mike nibwo havuzwe inkuru yavuzwe cyane y'umwana w'umukobwa. Sintekereza ko yari akiri under age cyangwa tuzuje imyaka, kuko yari afite 18 exactly. Wakunze umusore ahangije kumukunda, nuko kubw'amahirwe make abwiye umusore inkuru y'urukundo amufitiye ko rutwika cyane rumugurumanamo. Umusore ntiyabiha agaciro, amubwira ati rero sindi bugukunde kuko nta bindimo. Umwana w'umukobwa rero yahise afata umwanzuro, aragenda azana urwembe, amugirira nabi, aramukatagura ku buryo bukomeye, byatumye umusore ajya mu bitaro. Uwo ni umwanzuro w'umwana w'imyaka 18. Nk'ibyo bidahagije, mu kigo cy'amashuri runaka, nayo ni inkuru yagarutsweho muri iyi minsi ishize. Umwana yinjiye mu ishuri ahetse igikapu, noneho mwarimu aramubwira ati nyamuneka icyo gikapu cyawe kirimo kurangaza abandi banyeshuri. Umwana yashakaga ko yiga ahetse igikapu. Can you imagine? Ubwo umwana aravuga ati urandakaje, urambabaje, unsebeje imbere y'abandi, kubw'iyo mpamvu rero ntabwo biri bukunde. Batashye nimugoroba, umwana yarirukanse aragenda afata icyo bita umuhoro. Barimo basohotse rwose, bari mu nzira, arabatega. Bari babiri, arabatema, nkamutemo kuguru, ndatema ukuboko, arabakomeretsa, nabo bajya kwa muganga. Uwo nawe ni umwana muto, sibyo? Muto, nkeka ko atari yakuje n'imyaka y'ubukure. Iyo ni kesi ya kabiri. Uyu munsi rero hari kesi twahereyeho haruguru yatumye mvuga ngo ese mu bumuntu bwacu nk'ababyeyi dushinzwe kurera, dufatanije kurera, uburere dutangira mu rugo, mu burere abana bacu bakira mu mashuri, aho nitwaba tuburamo inyigisho zibarebamo ubumuntu no kwikunda. Impamvu ituma mvuga ibyo ni iyihe? Ibaze ko uyu munsi dufite ikibazo cy'uko, cyangwa se havutse ikibazo cy'uko umwana w'imyaka 12 yonyine yiyahuye. Umwana w'imyaka 12 yonyine akiyahura agapfa. Now, ibyo ngibyo wenda reka twumve ko kwiyahura byahozeho, twaravuze turabisanga, namwe murabizi muzi ingero nyinshi. Reka tubifate nkaho atari ikibazo, nubwo nabyo still it's a problem, but reka twasuminge ko like it's n'ubuzima busanzwe. Ariko se by'umwihariko tuze kuri uru rwego noneho. Nabwiye kesi umwana w'imyaka 18, mbabwira uri hasi yo, none tugeze ku myaka 12. Ni gute biba byagenze gute? Haba habaye iki kugira ngo umwana w'imyaka 12 yiyahure, amenye the means uburyo arakoreshamo yiyahura? Hari uburyo bwinshi,
ntari buze kuvuga hano nanjye ntanazi, but bifashe biteye inkeke ku ruhe rwego, biteye ikibazo ku ruhe rwego kubona umwana w'imyaka 12 azi ngo ndi bwiyahure cyangwa atekereza kwiyahura, akagenda agafata umugozi, akamenya uko arazirika umugozi, akamenya naho ari buzirike iza mu giti cyangwa samoya nkuko basanze uyu nguyu tumaze kumva muri aya majwi umanitse mu giti, akamenya ngo ndashyiramo ukuboko, ndashyiramo ijosi, ndashyiramo ukuguru, ndashyiramo igihimba, akamenya exactly igice ari bushyire mu mugozi, akamenya ibyo arakora, akiyahura kugera ubwo apfa. Uwo mwana ndi kuvuga ni umwana w'imyaka 12 yonyine, 12 yonyine. Tekereza. Ahangaha biratuma ngaruka ku babyeyi, by'umwihariko b'abamama cyangwa se abakobwa muri rusange. Mubyara abana mukabafata mukabajyana iyo mu byaro kwa ba sekuru na ba nyirakuru, mukabatayo, ugaheruka umwana umubyara ukamusigira mama wawe iyo hepfo mu cyaro afite amezi, ukagenda yaho ugiye ntabwo handeba, either wagiye kumushakira ubuzima, of course wagiye gushaka amafaranga, nuko ntabwo ari bibi, ariko se muze tuganire, mujya mwibuka ko mujya mwibuka ku gukurikirana imibereho ya wa mwana mwasigiye sekuru na nyirakuru muri ubu buryo, imibereho ye mu buryo buri emotional, imibereho mu buryo buri mental, ndetse n'imibereho ye mu buryo buri physical. Abenshi kosa ngiri rero mwibanda ku kuba mwaje Kigali cyangwa mwaragiye ahandi gupagasa mu koherereza iwanyu amafaranga, bakamugurira utwo twenda, kuri Noheri ukabohereza udufaranga bakarya ako gaceri, kuri Noheri ukagira gute bikagenda kuriya. Uri kwita ku buryo, uri kwita kuri wa mwana ku buryo buri physical, ukabawohereje udufaranga two kumwishyurira ku ishuri, kumugurira uniform, things like such kind of stuff. But uziko uri kwita ku mwana mu buryo buri physical. How about mental health? Ubuzima bwe bwo mu mutwe ubutekerezaho iki? Hanyuma yuko ukoreye amafaranga aho wagiye gupagasa ngo ufashe wa mwana wasigiye sekuru na nyirakuru, ugabona ababyeyi bawe ukayabohereza ukamitaho, utekereza iki ku bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe? Utekereza iki ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'amarangamutima, emotional life? Now, iki rero nicyo ngira ngo tugarukeho kuri iyi ngingo. Abantu, abamama, ubwo ndakoresha abamama muri rusange, ababyeyi b'abamama, nitaye ko ufite umugabo wasize umwana kwa nyogokuru we, nitaye ko utamufite, Imana yamuguhaye ukamusigayo kugira ngo ushake ubuzima, ushake imibereho, ariko wakagombye kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe gute? First, wakagombye kumenya amagambo umwana abwirwa, sibyo? Wakagombye kujya ufata umwanya ugahamagara niba ari kuri telefone, ukamuganiriza, ukamuganiriza, sibyo? Ukamuganiriza iminota 20 gashira 30, uri kumva impumeko ye, aravuga ati ese imvugo ye yuzuye amaganya, ese arariragurika. Ubuzima bwe bw'imitekerereze ukabwitaho kuri rwa rwego aho uba wicaye uvuga ngo ndi sure y'ibyo umwana wanjye ari gutekereza, ndi sure y'ubuzima umwana wanjye ari gucamo,
bw'imitekerereze, ibyo abwirwa, sibyo, abamuri iruhande baganira iki, sibyo, abyakira ati, ukagenda ukaba umwana, ukaba inshuti n'umwana kujya kwisanzuraho imitekerereze ye yose akayigusangiza. Nk'aho ibyo bidahagije ukamenya ngo ese amarangamutima y'umwana wanjye ahagaze ate, ubuzima bwe bw'amarangamutima, ese kuba ari kumwe na nyirakuru, ari kumwe na sekuru, abyakira ate, abyiyumvira gute, kuba ndi hano ntari kumwe nawe, ese abyakira ute, arabyumva ute, biramushimishije ntibimushimishije. Noneho ukabasha kumenya neza aho ageze mu mitekerereze ndetse no mu byiyumviro, sibyo. Aho ngaho bizafasha iki? Bizatuma hatabaho izi kesi z'abana bari kwiyahura ku myaka 12. Can you imagine that? Imyaka 10, 11, 12, umwana aziko ari nahura n'ikibazo ari buze kwiyahura, umwana aziko nahura n'ibikomeye ari buze kwiyahura. Nkongera nkibaze ngo ese uyu mwuka, this spirit, or like this suicidal spirit, uyu mwuka w'ubwiyahuzi waje kugera kuri urwo rwego gute? Waje kugera kuri urwo rwego gute rw'uko umwana imyaka 12 yumva ko niba yishimye iryo niryo tangiriro ry'ubuzima, niba babaye iryo niryo herezo ry'ubuzima, niba icyo asabye ntagihabwe, niba icyo akoze ntikigende, niba hawe igihano, umwanzuro ari kwiyahura agapfa, umwanzuro ari ugufata umuhoro akagenda agatema mwarimu ngo nuko yamukosoye mu ishuri ngo reka gukora gutya, kora gutya, iyi niyo nzira bakagombye kunyuramo. Uwo mwuka uravahe? Uwo mwuka uri guterwa n'iki? Uraterwa nuko sosiyete turi kurereramo aba bana, sibyo. Weho umugore cyangwa umukobwa cyangwa umubyeyi w'umugore wabyaye utari kumwe n'umwana wawe, menya ngo ese abana abana nabo baganira ibiki, ibibava mu kanwa, intekerezo zabo zerekera kuki. Umenye ngo ese abana ari kubana nabo bamugaburira ibiki mu marangamutima, bubaka amarangamutima y'umwana wawe gute, sibyo. Ibyo ngibyo bizagufasha kwirinda agahinda gakabije gaterwa nuko atakubona. Ibyo bizamufasha kwirinda agahinda gakabije gaterwa nuko atabona papa we. Bizafasha kwirinda agahinda gakabije gaterwa nuko abana n'abasaza n'abakecuru, kuko azi neza ko ngo atari we mama we kandi azi neza ko atari we papa we, sibyo. Bizamufasha cyane. Nk'ibyo ngibyo bidahagije, ubwo ndagira ngo mbaze iki kibazo ababyeyi b'abamama, abagore, abakobwa mwabyaye ariko mutabana n'abana banyu. Utekereza ko kuba utaramubwiye azini kuba warafashe umwanzuro wo kumira iryo banga ryo kumubwira papa, ukavuga uti sinzabimubwira kabisa? Utekereza ko uwo mwanzuro ari umwanzuro urimo ubuhanga, ari umwanzuro ufite igihe kizaramba kinini? Ntabwo ariko biri. Kubera yuko uyu mwana ajya ku ishuri bazamubaza ngo papa wawe ninde, mama wawe ninde. Ikizakurikiraho ni iki? Kuko ari we hazi azavuga izina rye, ariko se utekereza ko azataha ntakubaze papa ninde, papa arihe, sibyo? Uyu mwana akina n'abandi around, mu baturanyi. Uyu mwana abona mu ngo muturanye hariyo papa, hariyo mama, hariyo n'abana. Yagera iwanyu mu rugo, yagera aho aba agasanga ari
kumwe na sekuru na seku na nyirakuru cyangwa ari kumwe nawe gusa utekereza ko atazakubaza ese papa dihe. Ibyo ni ku rwego rw'umwana mutoya. Ese umwana umunsi azaba amaze gukura 18, 20, 20 utekereza ko atazashaka kumenya inkomoko ye? Naho arasobanukiwe, azi ko umwana yabayeho kuko habayeho papa akabaho na mama. Utekereza ko atazakubaza se inkomoko yanjye ni iyihe, papa wanjye avahe? Like niyo mpamvu mbwira ngo uwo mwanzuro wafashe wo kumira ibanga ry'uko utabwira umwana papa we ni umwanzuro ugayitse, ni umwanzuro uri cheap, ni umwanzuro uri poor. Yes, ni umwanzuro ugayitse cyane na ndetse ibyo waba upfa na se byose, ibyaba bitabahuza, ibyaba bibahuza byose, ubushobozi waba umubonamo, ubushobozi waba utamubonamo, bwira umwana papa we. Kabone niyo yaba nta kintu agiye kumufasha, ariko umwana iyo nyota izaba quenched, iyo nyota izashira. Mubwire niba papa ari umukene, mubwira mumenye mu bukene bwe. Niba papa we adashobotse, mubwira amenye papa we, amumenye mu buryo bwe adashobotse ariko abazi ko ari papa we. Bizamufasha iki? Bizatuma yiyubaka mu bundi buryo, avuga ati mfite mama, mfite papa, papa nuriya bimeze gutya na gutya, yiyubakemo indi myanzuro, yiyubakemo ubundi bumuntu. Cyane ko hano mu kiganiro kuba umuntu tugaruka ku muntu bwa nyabwo. Ntabwo azabasha, ntabwo uri kumwemerera gufata umwanya wo kumenya uwo ari we, asobanukirwa uwo ari we, yiyubakemo ubumuntu. Indangagaciro atabona na papa we aziyubakemo. Erema ziri ku ikarita y'ubumuntu atabona na papa we azishakemo. Sibyo? Ubu umuntu abona na papa we nubwo atamurera, nubwo batari kumwe kuko amuzi, agendere kuri ubwo bumuntu bwe. Bizamufasha cyane, sibyo? Bizamugira umuntu wa nyawe, ufite ubumuntu bwuzuye, ufite ikarita iriho elements z'ubumuntu bwuzuye, hanyuma yuko ari umuntu mu gihagarara. Ariko uyu mwanya uramuhisha papa we, ntushaka kumubwira iyo akomoka, ntushaka kumubwira whatever. Uyu munsi umwana muri we aradivelopa ubumuntu bucagase, buzagenda bukanatuma atekereza kwiyahura. Understand? Buzatuma agenda akagera ku rwego anatekereza kwiyahura. Kubera iki mvuga ibi ngibi? Abenshi turihira amashuri abana bacu akomeye, tubagurira imyambaro myiza, tubahurira amafaranga menshi pe bifatika, ariko igitangaje, sibyo? Igitangaje nuko twibwira yuko ibyo ari aho ngaho birangiriye, kandi siko kuri. Ukuri nuko hanyuma yo kuripa ayo mamiliyoni yote, izo miliyoni uramwishyurira ku ishuri, ukuri nuko hanyuma yo kumugurira uniform nziza, ukuri nuko hanyuma yo kumugurira urwo rukweto rwiza, aryama heza arya, ukuri nuko ntabwo uri kumwubaka mu muntu. Ikarita ye y'ubumuntu nk'umwana nta erema uri kuyongeraho, nta erema uri gushyiraho. Mwigisha indangagaciro zo kuba umuntu nyamuntu, mwigishe kwikunda. Kuko iyo aba yikunda, ntabwo uyu munsi twakabonye kesi y'umwana w'imyaka 12 uri kugera mu bikomeye, uri kugera aho ibyabaza atabisubizwa, agahita afata umwanzuro wo kwiyahura. Ikarita ye y'ubumuntu ntakiriho. Ikarita ye y'ubumuntu kwikunda, no, nta kwikunda kuriho at all. Icyo ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu ikiganiro kuba umuntu tuba turi hano kugira ngo twongere twiyibutse ababyeyi b'abamama, abagore, abakobwa mwabyaye mutabana n'abana banyu. Ese ikarita zabo z'ubumuntu, ikarita ziriho elements z'ubumuntu bubaranga nyuma yuko ari abantu mu gihagararo mu bwana bwabo, ziriho iki? Uwo mwana atekereza iki mu mutwe?
uwo mwana yiyumvira ati ubw'ibyiyumviro bye bifite ikihe gisobanuro? Ese uwo mwana uko agaragara ate? Ese kimwe muri ibyo kibuze bibiri kimwe muri ibyo kibuze bibiri bikaboneka, ese byaba bihagije? Ntabwo byaba bihagije. Rero umwana umukuze mu buryo bw'amarangamutima, umukuze mu buryo bw'imitekerereze, umukuze no mu buryo bw'igihagararo, umugira umuntu wuzuye ufite ikarita iriho element z'ubumuntu nyazo, zirimo no kwikunda. N'abayikunda ntabwo aziyahura, n'abayikunda ntabwo icyo gitekerezo kizamuzamo, sibyo? Abantu bamukikije bamubwira ibiki? Bamuganiriza ibiki? Ibyo bamugaburira binyuze mu byo bamubwira, ibyo bamugaburira binyuze mu byo bamuterekamo mu marangamutima, binyuze mu buzima bamucishamo, binyuze nibyo biza bikamugira umuntu udashobotse, sibyo? Jya gusura umwana wawe aho wamusize kwa nyirakuru, aho wamusize kwa sekuru, aho wamusize mu bavandimwe, aho wamusize wherever. Umwana umusure, hanyuma yo kumuvugisha kuri telefone, hanyuma yo kumugira inshuti, agafunguka akakubwira ibyo atekereza ukumva ibimurimo. Hanyuma y'ibyo byose genda umusure. Ndabizi ko uri gushakisha ubuzima, wavuye hano ujya hariya gushakisha ubuzima. Of course nibyo, umuntu ufite umwana ugomba kujya kumushakishiriza, kandi binasobanuye ko buriya niba utari kumubwira papa we bisobanuye ko sometimes nubwo bushobozi bwo kwita ku mwana wawe utabumukekamo cyangwa utamubonamo. That is good. Ukorera umwana, ariko wibuke no kwita kuri ibyo bitatu. Genda umusure, umarane nawe umwanya, murarane, sibyo? Umwana umupfumbate, umuhobere, yumve that parental affection, sibyo? Iyo affection y'umubyeyi amwumve, sibyo? Reka gutuma umwana akura nk'akihebe, reka gutuma umwana akura nk'umuntu utagira amarangamutima, sibyo? Sigasira amarangamutima y'umwana wawe, sigasira imitekerereze y'umwana wawe, sigasira look cyangwa se physical appearance k'umwana wawe agaragara, sibyo? Ibyo bizamurinda. Mwiyegereze, sibyo? Muhobere, mufumbate, sibyo? Mumarane umwanya, ahumeke impumeko yawe. You understand? Abamama, abagore, abakobwa mwabyaye mutabana n'abana banyu, iki kintu mucyumve mucyiteho, sibyo? Mushakira ubuzima ariko nasigasira ubuzima bwe, sibyo? Ibyo bizatuma umwana akura atari wa mwana mwarimu azakosora mu ishuri sibyo? Ngo ahite yirukanka ajye mu rugo afata umuhoro ateme mwarimu umwe babiri bose abateme. Ibyo bizatuma atari wa mwana uzakura ngo nakunda umusore, niba ari umukobwa namubwira ngo oya, yumve ko umwanzuro ari kujya kuzana urwembe cyangwa indi ntwaro akamukeba akamukata ashaka kumugirira nabi. Uzaba waramwubatsemo ubumuntu, uzaba waramuteretsemo ikarita y'ubumuntu, sibyo? Iriho elements zirimo kwikunda, yikunda. Niba yikunda bisobanuye ko akunda abandi, sibyo? Niba yikunda ntabwo azajya gufata azini. Niba yikunda nawe akunda abandi, ntabwo bizamwemerera kujya gufata umuhoro akajya gutema mwarimu. Ntabwo bizamwemerera kujya gufata umugozi ngo yimeneke yiyahure. Ntabwo bizamwemerera gutuma, niba asabye urukundo cyangwa se agize ibyo asaba ntibikunde, ntabwo bizamwemerera kujya kuzana intwaro cyangwa inkota cyangwa inzembe ngo akebe umuntu bamugirire nabi. So ibyo byose rero ni ibintu mwakagombye kwitaho, sibyo? Bigatuma abana bacu bakura badafite uwo mwuka mubi, badafite iyo evil spirit, iyo suicidal evil spirit, mwuka w'ubwiyahuzi, kwiyahura. Can you imagine at only 12 age, umwana afite umwanzuro wo kumva ko agomba gufata sometimes nkuko nabivuze ruguru birana, ntabwo ndi kubyumva. Yamenye means, yamenye uburyo bwo kwiyahura gute,
bakoresha iki. Ngewe mu kibazo cyanjye ndabona uburyo bwo kwiyahura bunkwiriye ari ubungubu. Uwo mwana w'imyaka 12 yabimenya ate? Sibyo? Bivuze iki? Bivuze ko abamuri iruhande sosiyete arimo, abamukikije, ibyo bivugira gusa, ibyo bacamo buri munsi ni ibitekerezo encouraging umwuka w'ubwiyahuzi. Sibyo? Kuko nta kuntu urambwira umwana w'imyaka 12 azi uko biyahura fast, azi n'uburyo bukoreshwa biyahura, azi n'uburyo we bumubereye ari buze gukoresha. It is a very confusing situation. Navugaga ngo noneho turi gutakaza amafaranga menshi twishyurira abana amashuri ahenze, sibyo, tubagurira imyenda ihenze, sibyo, ndetse tukabigisha amasomo agezweho ajyanye na AI, robotics, coding, ibyo bigezweho. Umwana we niba utari kumwigisha ibyo, kwaheri kwisha maneno mtoto sijui aya kwaheri. So turi gutakaza amafaranga muri ibyo byose, sibyo, ariko tukibagirwa foundation, basic education. Uzamwohereza ku ishuri agende bamwigishe coding, bamwigishe robotics, sibyo, bamwigishe ibijyanye na AI, abintiti, ariko intiti idafite ubumuntu. You know, can you imagine intiti idafite ubumuntu? Can you imagine intiti itazabasha kwiyitaho? Can you imagine intiti itazabasha kwita ku bandi? Can you imagine intiti itazabasha kwita ku kazi, intiti itazabasha kugira ikinyabupfura, intiti izavugana n'abandi nibayibwira ko ibyo yakoze bidafashije, bitagakwiye, igiye kuzana imihoro, igiye kwirukankiza n'imihoro yo kubatema? Urishyura amafaranga menshi yo kwigisha, yo gukora intiti imaze ubusa, y'imburamumaro, intiti y'imburamumaro. Umuntu wize, wigishijwe, ariko utuzuye mu bumuntu bwe, sibyo? Nicyo kiri gutuma muri iyi minsi turi kubona abana biga mu mashuri akomeye nibo bari kuza bakaba gays, abatinganyi, nibo bari kwadukaniza ingeso zitakakwiye mu muryango nyarwanda, nibo bari drug addicts. And most surprising thing is that these kids, most of them are from rich families, sibyo. They are from the families whose their financial status are upright. Yeah, ibi ntabwo twatinya kubivuga. Abana babishoboye, abana babakomeye, but in a danger zone when it comes to having true personality. Kugira umuntu bwa nyabwo, complete personality, true personality, sibyo. Nibo bari drug addicts, nibo bari encouraging, nibo bari kuba involved in gaysm, and such kind of stuffs. Why? Kubera yuko turi kwishyura byinshi, sibyo, ariko tukirengagiza ubumuntu, tukirengagiza ikarita z'ubumuntu, zero elements zigira abana bacu abantu buzuye, sibyo. So iki kiganiro rero ni ukuba umuntu, twakavuze byinshi, twakagarutse kuri byinshi, ariko nyamuneka, sibyo, bwira umwana papa we. Reka gutuma umwana yicwa n'agahinda. Va kuri uwo mwanzuro wafashe uko utazabwira umwana papa we, kuko finally umwana azabikubaza, bizagutesha umutwe, azabikubaza, akuze azabikubaza, nunapfa uzasigira umwana agahinda, sibyo. Ko kutamenya si mureke iyo myumvire yahashize. Byara umwana, niba papa adashobotse, ereka umwana papa bamenye ko adashobotse.
niba papa washobotse mwereka amenye ko ashobotse. Niba papa wadashoboye kumwitaho cyangwa mwirengagiza umwana nabyo abimenye. Ikureho uwo mugayo. Ababyeyi b'abamama, abagore, abakobwa mwabyaye, ikureho uwo mutwaro. Ubwira umwana papa we aruhuke mu marangamutima, amenye uko yipanga, ajwe anajipanga aje kimaisha, sindio? So ikiganiro ni ukuba umuntu duharanire kuba abantu. Ikindi kandi turihira abana bacu amashuri ahenze cyangwa yoroheje, ari nako tubarihira, sibyo? Cyangwa twigomwa byinshi kugira ngo tububakemo ubumuntu nyabumuntu, kugira ngo ejo tudakomeza gukuza generation irimo abana bakosorwa bakajya kwirukanka bazana imihoro bakaza gutema babakosora. Mwarimu we itarimo abana ejo barasaba urukundo, barakundana, cyangwa se icyo asabye yakumva kidashoboka, kumva ko solution ari ukujya kuzana urwembe akagukatagura. Twake abana, sibyo, badafite aho bahuriye nuko ku myaka 12 baziyahura. Kwari bitagenda. Turandura uwo mwuka w'ubwiyahuzi mu bana bacu, mu buzima bw'abana bacu, sibyo? So reka rero mbashimire ni mwese twabanye, ariko kandi twifurize umwana iruhuko ridashira, ariko bitubere isomo ry'umwihariko ababyeyi b'abamama, sibyo mwabyaye mufite abana ariko mutabana nabo, bitubere isomo rikomeye. Ababyeyi b'abapapa twishyura amashuri, twishyura byinshi ngo abana bacu biga akomeye, bigishwa amasomo agezweho, twibuke kubigisha ubumuntu, twibuke kubakuriza ikarita ziriho elema z'ubumuntu bwabo, twibuke kubigisha kwikunda, sibyo? Twibuke kubigisha kuba self reliant. So ibyo byose rero bizadufasha kugira umuryango w'abana bari visionary, twitezeho ejo hazaza, twitezeho abazubaka u Rwanda, abayobozi n'abandi batandukanye, u Rwanda rugakomeza rugatera imbere. Nitwa Don of the Great, iyi ni Done Media TV, iki ni ikiganiro k'ubumuntu. Ndabashimiye mwese twabanye, nizera ko tuzongera kubana no mu biganiro byacu bikurikiraho. Kora subscription cyangwa subscribe, ushyireho comment, ushyireho like, unasharinga ibi biganiro. Nta muntu udakeneye kuba umuntu, kandi akaba umuntu wuzuye ukenewe na sosiyete. Tuzabona n'ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Ciao.